rukundo buriya mumeranye neza nta kibazo. Buriya rero ngabo abo nta kintu atwaye mu rukundo kwanjye nawe kuko ngabo twakundanye tukiri abana. Kaje ariko ntabwo nagakunda kabisa. Ubundi Ni ukuri ntabwo vuga ngo sinamukunda bivuga ngo sinagakunda ko kumutubya ari Usabye imbabazi sinzi wazimaze. ariko njye nta kibazo mfite. ugomba gukurikirana Mariya nanjye ngikurikirana nande Ngabo. Jori. Neza. Cyane. Ibishoro n'udukise kwicira mu Kinyarwanda gitoya. Mu kwicira no gusoromana. Izi mboga zimaze gukura imana kugakura kwiye. None se Bimeze neza. Ariko hari ikintu nashaka kubwira. Buriya Ngabo na Mariya tusabika bakomeze bagume mu rugo. ariko kandi kumva ngenda bana nta kibazo kiri. Kubera Nta kibazo rwose. Nse kubarekira hano hari ikibazo kirimo. ndi kumva atari ngombwa. Bagakwiye gushaka icyo gukora. Byaba byiza ahubwo bakaba banagenda burundu. Bareke bakora. None se urabizi ko aribo bakora akazi ka hano kose. Numara kubirukana se biragenda gute? Oya ibyo ntago ari ikibazo riga tumaze gukura. Nta mpamvu yo gutega amaboko hari byinshi twakwikora tumaze kuba abantu bakuru. Oya. Ndabizi ko nyine tumaze gukura ariko nanone kandi ubirukanye hano urabizi Ngabo ko ashobora kukugira nabi. Oya wa urutinya ibibazo byuko bazuzafana baragiye. Dufite gukora iki tugakora ikintu gishobora gutuma noneho twe tugura tukazamuka tukazana ishusho yo mu rugo. None nimara gukubura Yafite uburyo nzabikoramo bakagenda. Aya nta kibazo nze gusi. Wa urutinya gukora ikintu gufite utega ibibazo kuki se utumva ko wabikora kandi bakagenda neza nkuko bishaka. sawa nari nuko byumva ariko urumva twabihurira ntabwo twabirukana. Ukuzaremwe Nari Sangiye meze neza nta kibazo. Ndumva ntameze neza ndagira ngo uze kunsohoka. Kweli Cyane rwose ndumva ntameze neza. urashaka kujya kuryoshya se? Ntabwo ari kuryoshya ariko ndumva nshaka kuva mu rugo. Okay, nta kibazo ko nabikwemereye kuva kera hose se. Ariko hari icyo nshaka. Ni iki? Ugomba kwambara kakajipo kageze uno. None ubu sinambaye neza. Aya wapi izi ni yenda uhindure. Okay, ndabikora. Ariko nshaka no kuransohoka. Nta kibazo rwose. ariko Ngabo ubwo naso niyo mpamvu uri kwikinagura mu ntebe zacu musomeramo munaganiramo ibintu ntazi iyo biva niyo bijya. Mwicaye gusa nta kintu mugo. Kubera iki se? Kubera iki? Habaye iki? Habaye iki? Ubuse murabona ibyo mwakora ibyo birakwiye gukora. Ni iki se wifuza? Mwagakwiye kuba mushaka ibyo mukora nk'ubu nta inkweto zacu ntabwo zimishe. Ngazi ufite ujye kuzimeza. Ariko manza warasaze. Ngiye ngiye gufura inkweto. Ni njye wasaze niwe wasaze. Icyo mvuze ntabwo cyumvikana. Mari ndashaka kujya kumumesera zino nkweto. Nta kibazo ndaje mbikore. Kibazo kineye vuba. Mbashiri. Ngiye ntakubeshye ndambiwe n'agasuzuguro kaba muri uru rugo. Hama hamwe rero none se ibize wabinzaniye. Nakundi kambikore. Aho ndicaye sinzi yuko bari kubiza. Subundi asya. kavuyo bimeze bitari kumwe. Shapo kabisa nabi. Nari kubona imeze neza. Ntabwo mwana. Ubona Maroni gahunda afite kuko zizamuhira. Sijyanye n'iki se mani ko nta nisonze. Kuki kintu wajya gifite abazimu. Ako mani no kanuke. Twumvikane no kanuke mani tutazasera. Ni gute Amaroni gahunda. Niba nabizi bivuze yuko mfite abazimu mu mutwe mani. Mfite abazimu bagondagura mani. No kanuke kabisa. Kandi ikintu simwashogoranye. Oya mani, oya. Ubu nambabaje cyane.
na cyane ndakubwiye ngo sinkashyuguranye nawe ndi kubyumva amaroni gahunda afite yo kujya muri Nigeria ntayo wibuka shazi ishobora kumuhira cyangwa n'izina muhire simbizi nakubwira ngo ufite abazimu mu mutwe bagwanagura ubu ntabyo wibuka ntabyo nibukaga ariko nyine mise mbyibuka mwana ubu ubona bizamura kuko mwana ibintu mba mbona amaroni gahunda zawapi nahise ubona nagenda urabona umuntu azabaho umuntu azabaho ntabwo nose niba agiye duciye amaboko niba agiye duciye amaboko twebwe nta maboko dufite ubu urabona tuzaba nose niyo wari udutunze niyo wari ugize ubuzima bwacu ntabwo tuzaba uko tuba dufite inzu tudakodesha yacu bwite aya ntabirenze ntacyo tuzaba nakubwira ngo ufite abazimu mu mutwe wawe ninde waguze ni amaroni cyane ngiye nose ubona niba udutunze niba utuma tubaho niba utuma tubaho niba ese wari udufatiye runini aya nta runini nose hari ubwo guciye amaboko mwana kazaba agiye ku bwe hari ubwo ari amaboko yawe aciyemo urabona tuzabaho neza nk'uko twabaga hahari aka tuzabaho neza ahubwo na cyane bya maroni tubyihorera ahubwo mwana mfite inshuti yanjye rero nshaka kuzazana hano tukabana tukabana iyo nshuti ubwo imeze ite niyo muhungu se cyangwa niyo mukobwa uzayibona nyine neza tu hari ikibazo se nta kibazo nose kwemereye nose wanzaniye ka kantu nari ndimo nisomeraho mwinywera mwana agaki se mwana nzanire mbe mwinywera ahubwo sinzi naho karira reka nze nkurebere mu cyumba ndabizi ko nkunda pe ariko ndagira ngo tuve hano tugende tushye imitungo bari abana sinakubwiye ko ntagomba kuva hano ariko se kuri icyo utsimbaye ku mitungo y'abandi uretse tugasigaho n'ubana hano tukigendera cyesheri rwose ntakubeshye ntabwo nifuza kuyivamo njye mfite umupangu urumva umupangu ni ukuri kose niyo mfite umupangu rero tuwukore tugende oya ntabwo tugomba kugenda ahubwo ngomba kuwukora tegereza igihe cya nyacyo njye nzabikwereka ko hari byinshi naguhishiye baba nkubwire bari abana imipangu yose ufite ntizabagireho ingaruka kuko bari abana ba mukuru wanjye aba ni abana bacu ni abana nareze nta nubwo nabona umuntu abahemukira ngo mbyemere niyo mpamvu nta kintu na kimwe kibi nshobora kuzabakorera sibyo rero reka ngende ndebe ikintu nakora hariya nkorope muri iriya nzu karisa ataza akanyirenza umupangu mukore neza ni ukuri reka ngende reba baduhanaguje inkweto ejo bundi yangaze kutwirenza ntabibiseriye ngiye gukorera karisa umupangu ku buryo azahora anyicuza azahora ntekereza kumwemukira wazindukiye mu bijumba se n'ubu koko wazahise tukava hariya hano hantu tukigendera sheri sinakubwiye ko ntagomba kuva hano niko rero igihe gishize cyose nta gahunda maze dukora iki reka nkubwire njye mfite umupangu wanjye nateguye reka tugume ahangaha ni iminsi mikeya ni ukuri kose
nubwo mbwira bose ngo ni kuwa kangahe nta nubwo ngo ni ryari ngo ni iminsi mike yose iminsi itaragira njye nakubwira ndi kubitegura mwebwe iminsi mikeya nta kibazo ese sheri uri kubona Kalisa afite imbaraga ziturwanya simbizi ariko sinshaka kuzongera kubibona rero nk'ejo ubundi ukuntu nogeje ibikweto uri koza ibyombo burya ntabwo mbikunda pe humura bigiye guhinduka igihe gitoya nta kibazo kandi mwizere nyine ka mwizere ariko sawa usheri jya muri salo manze ndekeraho n'abandi bijumba babirya babimare kuko ibijumba biri kwangirika sha umwana n'ibijumba byawe Kalisa sawa isoni z'iki se kandi biri mu nzu nubatse ngo ni inzu wubatse wowe wubatse iyi nzu warayubatse none wowe wayubatse ibyo ntabwo bikureba nta n'ubwo binandeba nanjye ahubwo ndimo ndakubaza Kalisa ari ahagana ko ntabwo nigeze mbona kuva mu gitondo Kalisa se ubundi wowe uri kumbaza Kalisa ndamushinzwe ndabizi aho yagiye arega niwe mushiki ahubwo niwe wagakwiye kumenya aho yagiye njye ntabwo nshinzwe kumenya aho Kalisa yagiye uri mushiki we niwe ugomba kumenya ahantu ari he ahubwo ni wowe ushinzwe kumenya aho yagiye ariko Joy ni ngombwa ngo twirirwe dutongana ubona ndi umuntu mubi ariko wajya ureka kuvuga gutya ubundi se urireba wowe ugasanga uri umuntu muzima muri wowe n'ibintu byose wadukoreye okay numva atari ngombwa ngo twirirwe tubitonganira reka tubyihorere gusa njye nakubazaga ahantu ari njyewe ntabwo nifuza kuba nabahemukira cyangwa se nakora ikindi kintu kibi icyo nifuza no kubona mubayeho neza niyo mpamvu ndi kukubaza Kalisa nyine waramureze kubera ko wari ufite inyungu si inyungu zawe se zatumye tureba ariko Joy urareba ndi umuntu mubi ku buryo igihe cyose wahora untuka isaha yose untuka tu wari wabona se ubundi se wicaye aho ngaho urimo uranywa inzoga akazi Kalisa yaguhaye ko wagakoze none wifuza iki uhaguruka ujya kujya mu kazi yaguhaye ko gukora jya mu kazi se waguhaye okay watureze ku nyungu zawe se Chérie, I love you. I love you. Nase sheri ibintu rero ibyo ndi kubona akira manzuri ariko Chérie buriya kajuri kabaye ikikwe ejo yambwiye nabi cyane mubajije ku kibazo cya Kalisa wa Kalisa yambwiye nabi cyane pe gute se sinzi impamvu kariya kana kameze kuriya kambwira nabi buriye cyose ase ntabwo ruramenya Jori kuva na kera
uko buriya akubwira nabi ni nko muco mubi afite ariko uriya mwana niwe witonda kurusha Kalisa. Jori nubwo avuga nabi ndumva nta kibazo cye. Jori ni umwana mwiza ariko ikibi ni Kalisa. Genda maze kubibona Jori nta nicyo atwaye. Sheri, njyewe nashakaga kunyura kuri Jori wenda haraba yambwiye ibyerekeranye na Kalisa byari byo byose, ariko mu by'ukuri nkikabaza kambwiye nabi cyane numva birambabaje. Jori ntuzamurakarire ntacyo twaye pe, umuwe ni Kalisa. Oya, Kalisa we ntacyo ntwaye, n'ubundi gahunda mfite ndayifite, sibyo? Ariko iyo gahunda uva ngo gahunda ntabona ntazi ngo ni ryari iyo gahunda irahari. Sheri, ubu ngubu none ndi kwibarira ku mitwe y'intoki. Mitwe y'intoki? Kuri kose, sibyo? Urabizi ko uri buri kimwe nkeneye ku isi, niyo mpamvu ibintu byose ari surprise. Benese urayireba iyi ngiyi ko yapfuye cyane ntabwo irimo kubara. Ikibazo kandi iyo konteri yapfuye buryo biba bisaba kwita ubimenyesha abishinzwe kuri wasake kugira ngo bari abantu bari uruva amazi baze bayikore vuba bayirinde gukora neza. Ubwo nyine tubikore vuba nyine hakiri. Ariko Jori agiye kure amakuru yawe na munshuti wawe wa musore inshuti yamukundana naramushimye nabonye nta kibazo. Cyane ntakibazo kuba nanjye ndamukunda pe, ariko ngabo ikibazo ni ngabo yaramubujije ngo nashaka ngo nabari namwiyumvamo. Nisenga bazagushingira urugo. None se urumva wakundana n'umuntu famiye itamwishimiye urumva byagenda gute? Oya, wowe ugomba gukunda aho bwa gukora, ugomba kumenya uko urugo rwawe ruzaba rumeze, ntabwo ugomba kubyivangamo. Umukino ukina ariko byanze bikunze ukaba ufite n'iherezo ryawe. Ntabwo byaba ari cyiza. Oya, wowe niwe ugomba kubijyamo uruhare. Ubundi se ngabo ko ari ikinyendaro gusa. Uriya wawe Ngo iki? Niko kari. Mpambaza ikiza. Urareba ukabona ko ndi ikinyendaro. Si ikinyendaro ahubwo inyuma yacyo. Ugeze ku rwego rwo kumfata gutya. Ese kari. Tiga nta kiri cyo kuri twebwe. Niki ntakoze? Yo mubona inzu ndayubaka ibintu byose murabifite. Niki ntabakoreye? Ngo kimwe inzu warayubatse. Inzu ntago yisanze yubatse. Hari imitsi yawe uri kuri ino nzu. Ntabwo wigeze uyubaka. Inzu ko ari iz'ababyeyi bacu. Iz'ababyeyi bacu nibo basize bayubatse. Ahubwo sinzi nimba nani sinigera zukuguma mu nzu tubatse ngora tureba ikise n'ibintu byose badukoreye. Ariko mwaje mureka gusuzugura. Nakunda kwivanga ubundi se ninda gutumye mu kiganiro kirimo ibyabaye ko byabaye. Ntago ngiye nabasabye imbabazi. Se wamuganye ku cyubu utari ku ruhande mu duhe umwanya twivuganire ubwo warujuje uvuye uruteye turutse he? Kindi kinyenda. Uri cyagura inyuma yacyo. Ariko se kari. Ni iki ubona nakora? Basi kugira ngo ibyarangire bibe byararangiye. Ni iki mwifuza? Ngiye kuri ngi cyo wakora no kwamva mu maso kigenda. Nuko bimeze nyine. Okay, ni byiza niba ushaka kumva mu maso yawe nkagenda. Ariko nanjye hari icyo nshaka gukora. Ndabava mu maso nta kibazo. Hari iki giye gukora? Kandi ndabikora nk'uko byifuza. Hari iki giye ubwo usigiye gukora icyo? Ufite gahunda ki? Ntacyo. Ahubwo icyo nifuza nuko bava mu maso nk'uko mubinsabye. Sibyo? Nta kibazo pe. Ibyo nanjye ndabyumva neza. Ariko ntabwo nifuza kuba nashwana namwe. Muri abana nareze buri kimwe cyose narakibahaye ntacyo nigeze mbimwe. Ntabwo isari bwo twajya gutongana. Dupfuye ibintu. Sibyo? Ngomba bitoroshye. Ibyo birumvikana Jori. Kanyigendere ndabona hano sita turi tuganira. Ngabo washinze amaso wagira ngo Nari. Umusuru kundenge kandi muri hano. Asema. Kugiye waranancanze Gutesema. nimba ari ukusumbuwa nimba ari ubuvandimwe burenze nimba ari iki bimaze kungera rwose
urangiye hari ikintu nakunda mwana igiki se mwana ntabwo umuntu yambarira ibintu sibyo ndetse imyenda ni yawe ariko uzi ko mumaze kunsuzugura iyo myenda wambaye ni yawe ese ni yawe umaze kungera mani imyenda irasa ko mani nawe umaze kunsuzugura ese mani ino myenda ni yawe wakintu reka kunsebya mani undusha amafaranga ku byo wavuga ngo mwambarira imyenda mani imyenda wambaye ni yawe ese ni yawe iyi myenda ni yawe mwereke fagitire maze kungera kandi rimwe ngewe nzakwereka umuryango mani ngenda kubaha ariko nawe uransuzugura ukarengera ntabwo umva ndi kuvuga ngo ntabwo nkunda umuntu unyambarira ibyanjye nimba rero ari bya bisazi biba mu mutwe wawe bituma wibagirwa iryo kote ntuzongeye kuryambara ese imyenda ntabwo isa mani kandi ukomeje kuzanzamurira ibisazi ese ndabona bari kugomba umuryango iyo kiryango yo bimeze bitera waruje nihembererana n'akantu sha twarimutse ntabwo tukibana baratwimuka sasa rero urabona reba hamwe twabaga ruguru yaho gatoya noneho urabara igipangu 1 2 3 4 icya kane naho ngaho tukomanga ndi no mu rugo ndahita nkumva yewe icya kane neza utkomanga agenda ahita nkumva wana banguka ari karibu rwose banguka kiryango rwose mwana washyizemo indirimbo semani ndemba aha semani kuki waretse nkirebera filime mani nakubwiye ngo ushyiramo indi wajya unyubaha reka kubera ko mwubaha reka mbikore mani ariko nawe ubu mbangamiye mani murangamiye nese bisikore umva akavuyo warebye umuntu uri gukomanga sindahari wa muniga semani kiryango